niba uhaye umuntu akazi muha akazi kubera ko nyine ni umunyabwenge kukurusha muri ako kazi, azagakora neza kukurusha, wimushyiraho amategeko. Ntabwo rero byumvikana kuba waba uri umuntu ushaka gutera imbere muri business ugaha umuntu akazi umwizeyeho ubwenge ariko warangiza ukamutegeka icyo gukora. Ni ikigaragaza ko ntabwo wahaye umuntu bikwiriye akazi. Iyo waramuhaye akazi abikwiriye, nta nubwo wabona imbaraga zo kumutegeka icyo gukora, uramureka nyine agakora ibyo gukora kubera ko wamuhaye akazi uzi neza ko abikwiriye. Ikintu kigaragaza ko wahaye akazi umuntu utabikwiriye ni uko unamutegeka icyo gukora. Aranavuga ngo mu bucuruzi ibintu bikomeye ntabwo bikorwa n'umuntu umwe, bikorwa n'itsinda ry'abantu. Igeze no kuvuga ngo guhanga udushya nibyo bitandukanye umuyobozi n'umuyoborwa. Umuyobozi agaragarira mu dushya ahanga, abayoborwa bakatugendera. Jobs yaravuze ngo ntugatume urusaku rw'imyumvire y'abantu ruganza ijwi ry'umutimanama wawe. Aranavuga ngo iyo wasobanukiwe neza ikibazo, burya uba uri hafi kubona igisubizo. Ni bya bindi bavuga ngo uramutse umaye isaha imwe yo gukiza isi cyangwa yo gushaka igisubizo runaka, koresha iminota 55 usobanukirwa neza ikibazo gihari. Numara kumenya ikibazo neza, iminota 5 izaba ihagije kugira ngo ukibonere igisubizo. Iyo wumvise neza ikibazo, uba uri muri 1/2 cyo kugikemura. Aranavuga ngo nahitamo gukora ikintu kimwe ariko nkagikora neza cyane kurusha kumara umwanya ngerageza gukora ibintu byose. Aho gukora ibintu byose ugerageza, wakora ikintu kimwe neza. Ntukagerageze gukora ibintu byose icyarimwe, ahubwo hitamo icyo ushoboye kurusha ibindi ugikore cyonyine ariko ugikore neza. Byandi bavuga mu bintu byose waba ukora, aho guterurira ibintu byose icyarimwe. Urugero nka kwa kundi umuhanzi ashobora gukora indirimbo 10 zose icyarimwe zisanzwe, buryo kugira ngo ukore 10 zose icyarimwe wakora indirimbo imwe idasanzwe. Na business nuko bimeze, aho kugira ngo uterure business 10 zisanzwe ziciriritse, waterura business imwe idasanzwe. Iyo uri mu bintu byose nta na kimwe uba urimo, ariko iyo uri muri kimwe mu buryo bwuzuye, biranashoboka ko waba muri byose mu buryo bukoreye. Uyu mugabo yaravuze ngo kuzirikana ko uzapfa ni uburyo bwiza nzi bwakurinda kugwa mu mutego wo kumva ko hari icyo wahomba. Usanzwe wambaye ukuri, nta mpamvu n'imwe yakubuza gukurikirana ibyo umutima wawe ushaka. Nta kintu na kimwe rero cyakubuza gukurikirana icyo umutima wawe ushaka. Igeze no kuvuga ngo guhanga udushya ni ubushobozi bwo kubona impinduka nk'amahirwe kuruta uko waterwa ubwoba nazo. Niba ufata impinduka nk'amahirwe, uri umuntu uhanga udushya kuri Steve Jobs. Yaranavuze ngo kwirukanwa muri Apple nicyo kintu cyiza cyambayeho mu buzima bwanjye bwose. Uburemere bwo kwitwa ko nageze ku ntsinzi bwasimbuwe no gucishwa bugufi no kwitwa umutangizi nanone. Tekereza ko yirukanwe muri uru ruganda ari we warushinze, aragenda atangira urundi ku ruhande, urwo yari yarashinze rugura rwa rundi yatangiye bwa kabiri, birangira asubiye muri rwa rundi yari yarashinze. Niyo mpamvu yavuze ngo kwirukanwa muri Apple nicyo kintu cyiza cyambayeho mu buzima bwanjye bwose. Uburemere bwo kwitwa ko nageze ku ntsinzi bwasimbuwe no gucishwa bugufi no kwitwa umutangizi nanone. Byarambohoye kugira ngo mbashe kwinjira mu gihe cyanjye cyo guhanga ibishya. Hari igihe rimwe na rimwe kwirukanwa mu kazi bishobora kuguhindurira ubuzima rwego rwo hejuru. Yaranavuze ngo bisaba akazi gakomeye kugira ngo ureme ikintu cyoroshye. Bisaba akazi gakomeye kugira ngo ureme ikintu cyoroshye. Aranavuga ngo kwitwa umukire wa mbere ku irimbi kuri njye ntacyo bivuze, ahubwo kujya kuryama nijoro ntekereza ko hari ikintu kidasanzwe twakoze, nibyo bifite agaciro kuri njyewe. Uyu mugabo yaravuze ngo ntewe ishema n'ibintu byinshi tutabashije gukora nk'uko nditewe n'ibyo twakoze. Guhanga udushya ni uguhitamo kimwe mu bintu 1000. Aranavuga ngo ntekereza ko niba ukoze ikintu ukabona ari cyiza, ukwiye kugenda ugakora ikindi cyiza kurushaho, aho gutinda kuri cya kindi wakoze mbere igihe kinini. Gerageza gushakisha iki kirushijeho. Icyo nicyo bita gutera imbere. Ishimira icyiza wagezeho, ariko nanone ntukimareho umwanya munini. Hindura page ushaka iki kirushijeho kurushaho. Uyu mugabo yaravuze ngo ibyemezo by'ingenzi ufata ntabwo ari ibyemezo byatumye ukora ibintu runaka, ahubwo ibyemezo by'ingenzi mu buzima ni bya byemezo bikubuza gukora ikintu runaka. Ufata icyemezo cyo guhagarika gukora ikintu runaka nibyo bifite imbaraga
kuruta gufata icyemezo cyo gukora ikintu runaka. Muri make kurekura nibyo bifite imbaraga cyane kurusha gufata. Kwiyemeza gukora ikintu runaka ntabwo bifite imbaraga nko kwiyemeza kureka gukora ikintu runaka. Urugero, mu buzima ushobora kuba wenda ubangamiwe n'ibintu runaka bituma udatera imbere. Hari ingeso runaka uba ukora zituma udatera imbere. Gufata icyemezo cyo kureka gukora ibyo bintu runaka kugira ngo ugire ibindi witaho nibyo bifite imbaraga kuruta gufata ibyemezo byo gukora ibintu runaka. Muri make icyemezo cyo kurekura nicyo gikomeye cyane kuruta icyemezo cyo gufata. Uri umunyembaraga niba ujya ufata icyemezo cyo kurekura ibintu bimwe na bimwe bikava mu buzima bwawe. Job yavuze ijambo rikomeye twigeze no kurigira ihame hano mu nzu y'ibitabo. Yaravuze ngo ubwo nari nifite imyaka 17 nasomye ijambo rigira riti nuramuka ubayeho umunsi wose nk'aho ari wo wa nyuma hari ubwo uzisanga uri mukuri. Ibi byarantangaje cyane ndetse kuva icyo gihe mu myaka 33 yashize nirebaga mu ndorerwamo nkibaza ikibazo kigira kiti ese uyu munsi abaye ari wo wanjye wa nyuma nakwishimira gukora ibyo ngiye gukora? Iteka ryose igisubizo cyabaga ari oya, nkamenya ko hari ibyo nkwiye guhindura. Niyo mpamvu yashishikarije abantu ko nubyuka mu gitondo ugomba kwibaza icyo kibazo. Ese wa mugani uyu munsi abaye ari wowe wa nyuma, ibyo bintu uri kubyuka ujyamo nibyo wakabaye ujyamo? Igisubizo nusanga ari yego, shyiramo imbaraga, ariko igisubizo nusanga ari oya, tekereza uburyo wahindura paji. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo kwiga ni uguhozaho. Buri gihe hazahoraho ikintu runaka mwene muntu akeneye kwiga. Muri make baho nk'uzapfa ejo ariko wige nk'uzabaho iteka ryose. Yaranavuze ngo abakiriya bawe ntabwo bakwitayeho, nta nubwo bitaye ku bicuruzwa, ahubwo abakiriya bawe biyitayeho bo ubwabo. Umunsi uzaba ubasha gukabya inzozi z'abakiriya bawe nibwo abakiriya bazatangira kukwitaho. Kandi kugira ngo ubigereho ugomba gusobanukirwa neza intego z'umukiriya kurusha uko usobanukirwa intego zawe. Muri make muri business yose waba ukora, tekerereza umukiriya kurusha uko witekerereza. Nibyo yashatse gusobanura. Abakiriya bawe ntabwo bakwitayeho, nta nubwo bitaye ku bicuruzwa byawe, reka nta nubwo bitaye kuri serivisi ubaha, ahubwo abakiriya bawe biyitayeho bo ubwabo. Umukiriya yita ku nzozi ze, ntabwo yita ku nzozi zawe. Umunsi rero uzaba ubasha gukabya inzozi z'abakiriya bawe nibwo abakiriya bazatangira kukwitaho. Kandi kugira ngo ubigereho ugomba gusobanukirwa neza intego zabo, ugasobanukirwa neza ibyifuzo byabo. Icyo gihe nibwo abakiriya uzaba wabashoboye. Naho ibindi byose, mbere yo kwitekerereza banza utekereze umukiriya wawe. Umukiriya nta kindi mupfana uretse kumufasha gukabya inzozi ze. Umukiriya nta kindi mupfana uretse kumufasha guhaza ibyifuzo bye. Kugira ngo ubigereho rero biragusaba gusobanukirwa icyifuzo cy'umukiriya. Roho y'ubucuruzi ni ukunezeza umukiriya. Umukiriya akubaka ariko wabanje kumunezeza. Yiyitayeho rero, ntabwo ari wowe wiyitayeho. Iri ni ihame rikomeye buri mucuruzi uwo ari we wese akwiriye kumenya. Abakiriya nta kindi mupfana, nta nubwo bakwitayeho rwose, biyitayeho. Nusobanukirwa umukiriya uzaba wamaze gusobanukirwa business. Uyu mugabo yaravuze ngo mpamya ko 1/2 cy'ibitandukanya ba rwiyemezamirimo bafite icyo bagezeho n'abasa n'abananiwe ni ukudacika intege. Yaravuze ngo ibikorwa byawe nibyo bizagira igice kinini cy'ubuzima bwawe. Uburyo bwiza bwo kunyurwa ni ugukora ibyo wemera ko ari akazi k'indashyikirwa. Uburyo bwiza bwo gukora akazi k'indashyikirwa ni ugukunda ibyo ukora. Ngo niba utaranabibona komeza ubishakishe, wituza, kubera ko ibintu binyura umutima nubibona uzahita ubyibwira. Yigeze kuvuga ngo niba udafite ishyaka ukaba udafite umuhamagaro uzacika intege vuba. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko ibintu urimo atari ibyawe, ibintu urimo atari umuhamagaro wawe, ni ugucika intege vuba. Yaravuze ngo hari ibyo uba ugomba gusiga inyuma iyo ushaka gutera imbere. Yigeze no kuvuga ngo igihe cyawe kirabaze, wigipfusha ubusa ubaho ubuzima bw'undi muntu.
wigwa mu mutego w'imyemerere ituma ubaho ushingiye ku bitekerezo by'abandi, wituma urusaku rw'imyumvire y'abandi ruganza ijwi ry'umutimanama wawe. Icy'ingenzi kandi jya uharanira gukurikirana icyo umutima wawe ushaka, kuko hari ukuntu uba uzi ibyo wifuza kuba byo, ibindi byose ntabwo ari ingenzi kuri wowe. Yigeze no kuvuga ngo kurikiza umutima wawe ariko ugenzuze umutwe wawe, umvira umutimanama wawe ariko ushyiremo ubwenge nanone. Rero navuze ngo ibintu nkunda kandi mpa agaciro mu buzima ntabwo bigurwa amafaranga na make. Biragaragara neza ko ikintu cy'ingenzi twese dufite ni igihe. Rero navuze ngo mbere y'uko ugeze imyaka 30 uba uri kubaka ingeso zawe, nyuma y'imyaka 30 za ngeso wubatse nazo zikakubaka kugeza upfuye. Mbere y'uko ushyika ku myaka 30 ubaka ingeso zawe, kubera ko izo ngeso wubatse mbere y'imyaka 30 nizo zizakubaka nyuma y'imyaka 30 kugeza upfuye. Iri jambo naryo twarisigarana kubera ko rikora mu buzima bwose bw'imibereho. Mu myaka 30 ya mbere y'ubuzima bwawe ni imyaka yo kurema ingeso. Imyitwarire yawe uyubaka mbere y'imyaka 30, hanyuma nyuma y'imyaka 30 y'ubuzima bwawe za ngeso wubatse nazo zikakurema. Bivuze ko uko witwaye mbere y'imyaka 30 nibyo bizagena uko uzabaho nyuma y'imyaka 30. Buri kimwe cyose wakubaka rero gerageza ukiteho ugendeye kuri iyo myaka, kandi ibijyanye n'ingeso, ibijyanye n'imico, ibijyanye n'imyitwarire ubyubaka mbere y'imyaka 30. Niyo mpamvu bavuga ngo nta muntu wahindura umuntu ukuze. Umuntu urengeje imyaka 30 biragoye ko wamuhindura. Uyu mugabo ubwo yari arwariye kwa muganga ategereje urupfu yavuze ijambo rikomeye ati, muri aka kanya aho ndyamye ku gitanda cy'abarwayi nsubije amaso inyuma ntekereza ku buzima bwanjye, mbonye ko uko nemerwaga cyane n'abantu ndetse nkaterwa ishema n'ubukire nari mfite byose bihindutse ubusa, bikaba ntacyo bikimaze imbere y'urupfu ruri kungera amajanja. Nabashije kugera ku gasongero k'ubukire mu bushabitsi bwo kuri iyi si. Mu maso y'abandi ubuzima bwanjye bwagaragaraga nk'ubusendereye intsinzi, nyamara ubu ngubu mfite ibyishimo bike cyane muri ngewe. Ariko ubukire bwanjye nicyo kimenyetso cyonyine kigaragaza indorerwamo y'ubuzima ndeberwamo. Ubu nibwo mbashije kumenya ko mu gihe dushaka ubukire buhagije buzadufasha kubaho neza mu gihe cy'ubuzima bwacu bwo ku isi, hari ibindi bintu dukwiriye kwitaho. Ibyo bintu dukwiriye gushakisha nta hantu bihuriye n'ubukire. Ibyo bigomba kuba ari ibintu bifite agaciro kurusha ubukire. Wenda imibanire n'abandi, kwita ku nzozi zo mu buto bwawe, gukunda abandi no kumenya kubitaho, ndetse no kwita ku magara yawe. Kwiruka ubutitsa ku bukire, ntugire ikindi kintu witaho. Icyo bizagufasha gusa ni ukuguhindura igisenzegeri nk'uko nanjye meze ubu ngubu. Imana yaduhaye ibyiyumviro ngo tubashe kumva urukundo mu mutima wa buri wese, aho gutwarwa n'ubukire kugeza ubwo umuntu asaza yicuza, nk'uko Steve Jobs nawe yashaje yicuza, yapfuye yicuza. Yaravuze ngo ubukire nabashije kubona mu buzima bwanjye, ubu sinabasha kubuzana ahangaha ndi. Icyo mbasha kuhazana ni ibyo nibuka nazaniwe n'urukundo. Ubukire nabashije kubona mu buzima, amafaranga yose nabashije kubona mu buzima, ubu sinabasha kuyazana ahangaha ndi. Ikintu cyonyine cyankurikiranye kuri iki gitanda cyo kwa muganga ni urukundo. Ni ikintu cyonyine nazaniwe n'urukundo. Ubwo nibwo bukire nyabwo rero buzagukurikirana mpaka bukaguha imbaraga kandi bukakubera urumuri. Urukundo rushobora kugenda ibihumbi byinshi by'ibirometero kubera ko nta mupaka n'umwe rugira. Akaba ari niyo mpamvu yavuze ngo ni ubuhe buriri buhenze kurusha ubundi ku isi? Ni uburiri buryamyeho indembe, kubera ko ntiwabona yo wishyura undi muntu uwo ari we wese ngo akuryamire aho ngaho wowe ubyuka uri mutaraga. Ushobora kubona amafaranga uhemba umushoferi uzajya gutwara mu modoka yawe, ushobora kubona uwo ukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko biragoye ko wabona umuntu ukuryamira ku gitanda cyo kwa muganga ngo wowe ubyuke ugenda. Amafaranga rero ntabwo agura ibintu bimwe na bimwe by'agaciro gakomeye cyane mu buzima bwacu. Ibyo ni ibintu rero tuzanirwa n'urukundo. Hari urukundo rwo kwikunda ubwawe no gukunda abandi.
ibyo rero nibyo biguherekeza no ku gitanda kwa muganga. Jobs yavuze amagambo menshi ariko ay'ingenzi reka nyasoreze kuri aya. Yaravuze ngo niba ufite ubwoba bwo kugwa ntabwo uzigera ubasha kuguruka ngo ugere kure. Aranavuga ngo mu marushanwa y'ubuzima icyo ukeneye si ukuba uwa mbere, icyo ukeneye ni uguhora ukora ikinyuranye, muri make ni ugukora itandukaniro. Aranavuga ngo niba ukomeje guhanga amaso inyungu cyane bizarangira utita ku bicuruzwa, ariko amaso nuyahanga ibicuruzwa inyungu izahora yiyitaho, izagukurikira. Ita ku mwimerere w'ibyo ucuruza, amafaranga azagukurikira. Ariko niwita cyane ku nyungu, umwimerere w'ibyo ucuruza uzaburizwamo. Kandi niba utagifite umwimerere w'ibyo ucuruza, amafaranga azaguhunga. Mu magambo yose yavuze reka nyasoreze kuri iri. Yaravuze ngo ibintu byose bigukikije wita ko birenze byakozwe n'abantu batakurushaga ubwenge. Icyo bakurushije gusa ni ugukora ikinyuranye. Nawe rero ushobora kugira uruhare mu bintu runaka, ushobora kubaka ikintu kirenze, icyo usabwa ni ugukora itandukanye.